Amen. Uhamya nshaka gutanga nubwo ikibwirizwa twahawe n'umushumba kwa gatanu w'icyumweru gishize. So I wish to testify based on the sermon of our pastor last Friday. Nukuri abantu bataza muri devotion day kuri wa munsi wo gusenga kwa gatanu muri ahomba cyane. Surely those who miss the devotion day, you are actually lacking. Yewe nukuri mbakumbuje uwo munsi. So I encourage you this day. No munsi mwiza cyane. It is a blessed Friday. Kuko gutanga ubuhamya ngasubira mu byo pastor yatwigishije ndumva ntabibasha neza nkuko nabibwiwe uwo munsi. Because I'm not sure that I can deliver the message we had from pastor as it is. Ni ikibwirizwa cyari gishimishije cyane. It was a wonderful sermon. Yadusomeye mu migani 11 umurongo igice cya 11. He read in the Proverbs chapter 11. 11 ku murongo wa 30. Proverbs 11 verse 30. Aravuga ngo imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo kandi umunyabwenge agarura imitima. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins the souls is wise. Rero byonyine gusa iryo jambo murumva yuko ari jambo ryimbitse cyane rivuga byinshi. And after reading you can even understand that this word is so deep. Pastor yabanje kutwigisha atubwira twebwe uko tumeze nk'abantu turi abanyabyaha twavutse ku mbuto y'ibyaha. Firstly, pastor was teaching us that we human beings, we are born from a sinful seed. Turi abantu dufite umubiri. And we are the people with the flesh. Ariko Yesu nawe yavutse afite umubiri. But Jesus also was born with the body. Ariko avuka ku mbuto y'umwuka wera. But he was born from the seed of the Holy Spirit. Nta cyaha rero yigeze agira. He didn't know sin. Ndabicamo vuba cyane kubera yuko nyine hari gahunda nyinshi. I will be brief because of many programs. Ku buryo rero Yesu atagira icyaha yavutse ku mbuto y'umwuka wera, natwe nicyo gituma dufite uburenganzira bwo kuvuka ubwa kabiri. Jesus is sinless because he was born from the seed of Holy Spirit. And that's why we have to be born again. Natwe tukavuka ubwa kabiri, natwe tukabaho, natwe nyine dusa na Yesu. And after we become born again, we live in the same life. We live the same life of Jesus. Rero Yesu ko atagiraga icyaha, ahantu hose ngo yacaga yagendaga akora neza, yagendaga agira neza, yagendaga akiza abantu, mbega abantu yababeraga uburuhukiro. Jesus had no sin, but he was being a blessing to whoever he met or wherever. Ubwo rero bivuze ngo cya gitabo cya gice cyo mu migani avuga ngo imbuto z'umukiranutsi ngo ni igiti cy'ubugingo. Here in this book of Proverbs, Bible says the righteous, the fruit of the righteous is a tree of life. Imbuto rero iva ku giti. And the fruit come from the tree. Muri Matayo rero igice cya 13 umurongo wa 3 havuga igiti. And the book of Matthew chapter 13 it talks about tree. Icyo giti rero haravuga simbisoma kugira ngo nyine twihutishe, mushatse mwaza kuhasoma. Baravuga ngo avuga imbuto ya snap nakabuto gatoya, ariko ngo gatewe kabyaye igiti kinini cyane. So in this book it talks about the mustard seed,
which was planted and became a huge tree. icyo giti rero ngo inyoni zaraje zarikamo. And these three, the birds came and find the rest. urumva yuko hariho inyoni zaje kuruhukira. So you can understand that the birds chose these three to get rest. nk'uko rero yesu nawe ari uburuhukiro bw'abantu yabaruhuye, yarabakizaga, abari barushye barazaga bakamuruhukiraho, niko izo nyoni nazo zagiye kwarika muri icyo giti ziruhukiramo. Same, Jesus came and people could meet him and receive rest, as these birds choose the tree to get rest in it. natwe rero niko twari dukwiye kumera, twari dukwiye kuba natwe nk'icyo giti, kuko mu migani ariko havuga. And we are supposed to be like that tree, as this book of Proverbs says. hariho abantu barushye bakaje bakaturuhukiraho. There are so many people who are tired, who need the rest from us. rero tubaye nk'icyo giti, nk'uko yesu nawe ari igiti cy'ubugingo, natwe twaruhura benshi. That's why when we live the life of Jesus, when we live like this tree, many can receive the rest from us. natwe abantu batugezeho baruhuka mu buryo bw'umwuka. When people meet us, they can spiritually rest. kuko ijambo ry'Imana niryo ritanga ikiruhuko cy'ukuri. Because the word of God is there to give the true rest. bivuze rero natwe ngo dukwiye kuba abantu baruhura abandi. That means we need to live as the people who are giving rest to others. uje wese adusanga akaturuhukiraho. And whoever comes to us can receive this rest. nubwo twebwe twavutse ku mbuto ya Satani, Even if we were born from the seed of the devil, usanga twishyira hejuru, and we live arrogant life, kuko Satani nawe nyine yishyize hejuru gusa. because Satan also exalted himself. muri icyo gihe nta waturuhukiraho. In that case, nobody can receive rest from us. ariko noneho tubaye nka Yesu, nk'uko yaruhuraga abandi, natwe niko twaruhura abandi. But when we became like Jesus, as he gave rest to people, the same way we can also give this rest to people. hari ubwo twibwira ngo ntitwabishobora, Sometimes we think we are unable, ariko ndibaza yuko Pawulo yabikoze. yari umuntu wakira abandi, yari umuntu wicisha bugufi, yicishaga bugufi. nicyo gituma natwe tumukurikije nk'uko ijambo yagiye abwira abantu, twese twasanga tumeze nkawe. but Apostle Paul made it. He lived humbly and he could give the word of God to many people. If we imitate him, we can live the same life. mu Bikorinto ba mbere igice cy'9 umurongo wa 19, In the first Corinthians chapter 9 verse 19, ashobora kuhasoma. so you can read there. ntabwo mpasomye ariko mwe muhasome. So I will ni not ukuvuga read. Pawulo twamuboneyeho urugero rwo kwicisha bugufi, bivuze ngo natwe twabishobora, kuko Pawulo nawe yari umuntu nkatwe. So here we learned how Apostle Paul could be humble, and as he made it, we can also make it. gusa yewe icyankoze ku mutima cyane ni kiriya giti. But I was touched much by this example of tree. ukuntu icyo giti nyine inyoni zacyarikagamo, numvise yuko natwe tubaye nk'icyo giti, nk'uko imigani bivuga, natwe nyine twagarura imitima y'abantu benshi. As the birds could find the rest in this tree, if we live this life, we can gain many souls, kandi nyine bakaturuhukiraho. and they receive rest from us. nta kintu cyaruhura umuntu atari ijambo ry'Imana. So nothing else can give rest to people except the word of God. rero ni ukuri icya mbere cyo nashaka kugira ngo mbakumbuze nyine uwo munsi, kuko twakira ibintu byiza kandi byinshi. So I wish to encourage you to attend this devotional day, because you learn more spiritual things. hari ubwo mba numvise ibintu twumvise
nabona turi nk'abantu batatu bane nkavuga ntesiba nk'abantu benshi bari bavyumvise. Sometime we learn the very important lesson, but when I see we only attend as 3 or 4, then I say it could be better when many join this session. Rero mujye mwizigama uwo munsi mubashe kugera hano. May you save this day and you try to join us. Yesu abahe umugisha. May God bless you.